Nitwa Niragire Samuel, umutoza w'umukara bita Mamara Kicukiro Karate Do, nkaba mfite umukandara w'umukara na dani ya gatanu. Iyi club Mamara Kicukiro yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1998. Ubu ngubu tukaba dufite abanyamuryango hafi nk'120, ibikombe hafi nka 38. Imidari yo ntabwo nayibara ko ni nyinshi. Iyi club itorezamo ibiciro byose, ni ukuvuga ko twakira abana kuva ku myaka 4 kuzamuka. Harimo abana, hari abakuru, hari n'ibitsina byombi, abagabo, abagore, bose bitoreza muri club. Mu gushinga club Mamaru, buriya icyo mbere na mbere karate ni umukino usaba discipline cyane, iyo tugenderaho. Ariko hano muri Kicukiro nahamaze niho ntuye, ariko nagendaga ngenda nkareba urubyiruko ukuntu bagenda, ari urubyiruko rumwe rwitwaraga nabi, usanga rujya mu biyobyabwenge, iki mu buzererezi. Ariko icyo nakoze, narabegereye ndabaganiriza, bamwe na bamwe ndabigisha, mbereka ukuntu siporo ya karate ishobora kubashyira ku murongo, bakaba abantu bazima, bakava ku biyobyabwenge banywaga. Ariko byaranyemereye kuko abenshi muri centre narabazanye, kandi kugeza ubu ngubu ubona babaye abana bazima. Ni nabo muri bamwe bavuye muri ibyo byabwenge, ubu ngubu ni nabo barimo guserukira igihugu, bakajya no hanze guserukira u Rwanda muri karate. Amazina nitwa Nkunziza Jean Claude. Nkuko mubibona, nyina muri club ya Mamara Kicukiro Karate Do, afite umukandara w'umukara dani ya gatatu. Mazemo imyaka yize muri 15 muri club. Ni club nagiriyemo ibihe byiza, uko natwariyemo imidari itandukanye, ntwaramo ibikombe, nayungutsemo inshuti. Iyi club ntabwo ari nk'andi ma club, ni club dufite abarimu beza bari ku rwego rwo hejuru, ko umwarimu wacu ari mu batoza ba mbere bakuru mu gihugu bafite dani ya gatanu. Ni umutoza utorera neza, twigisha imibanire myiza. Ntabwo birangira mu kibuga gusa, kuko dukurikirana no mu buzima busanzwe, tumenya uko twaraye, uko twaramutse. Turamushimye cyane nk'umubyeyi. Iyi club rero nagiyemo umugisha ukomeye, kuko nagiyemo niga muri école secondaire, niga kaminuza nyirimo, nkora master nyirimo. Ndashima Imana cyane no kubwira kuko club ntangarugero. Niyo urebye kuri logo zayo bavuga ko club ntangarugero muri Afurika. Yagiye igira abashampion benshi, igira abakinira equipe nationale. Ni club nagiremo umugisha cyane, kuko twagiye nkuko nakubwiye ngo ni club tubamo nk'umuryango. Ntabwo dukinamo ngo dukine gusa byo kugora umubiri na siporo, tungukiramo ubumenyi bwa karate kuko buhambaye, ko niba dufite umwarimu ku rwego rwo hejuru, natwe abo yigisha tugenda tubibona mu makompetisiyo dukina cyangwa se mu maklebe dusura, ubona ko umuntu waciye muri club aba afite icyo bita kubona nziza. Ubundi karate nayo no kujya kubitangira, nayitangiye ari undi muntu twabanaga. Hano rero umuntu ufite discipline, utawe inzoga, umuntu ubyukira ku gihe, ukora akazi ke neza, ufite gahunda mbega nzima. Ndavuga nayo ngomba muri gato kugira ngo mbe umuntu muzima. Igihe twakoreraga mu mujyi, hari ibintu byinshi byatumaga dukora ibintu bitajyanye n'abantu bafite indero. Ugasanga nimba utangiye gukora amafaranga ukiri umwana, ngo tujya mu mayoga, ukajya mu bindi nk'ibyo. Ariko noneho karate yo ikirangira kuyibonaho, aho nyitangiriye nanjye namaze kubona aho karate nkitangira, nabonye karate yashyize ku murongo mwiza. Ubundi karate ni umukino mwiza, ufite umwana wawe kugira Imana yakunda karate, ibindi byose bimwe byose ahita abyibagirwa. Kubera ko nta mwanya ashobora kubona, kandi karate imaze kuyikunda umva nta kindi kintu ushyize imbere kivuga gifata nk'umwanya wawe nk'igihe utari mu kazi.
ni umukino mwiza rero ku buryo ni umukino ushobora gushyira abana ku murongo bakora disipurine akubaha umuntu uwo ari we wese